rero uwo muntu aje kwiba ibyo kurya ibyo bishyimbo ako gaceri ibyiza kugira ngo tubikumire tugire urukundo aho dutuye kibahereze kandi abantu mu isibo dufite turabazi abakinnyi barimo mu mudugudu turabazi mu murenge duhana amakuru noneho muri buke twakusanyije tubahamagare tubagabagabanye two duceri ufite agafuka k'amakara baheho ufite agafuka k'akawunga baheho agasukara baheho biragabanya kuba yaza kukwiba ninjoro reka nanone ibintu bitinze ntago babimuryana nkuko rero mubibona uyu munsi twagiye kwasenga Jane nakubwira ngo rero uyu munsi yakoze igikorwa kidasanzwe ubwo yafashe babana bo ku mihanda baba ku mihanda muri iki gihe cya coronavirus ubwo isi yose yugarijwe n'iki cyorezo kandi abantu bakaba baguma mu nzu ubu we yiyemeje kubagaburira senga Jane rero nguyu ari hano n'abana batangiye gukaraba ni babana bo ku mihanda aba bana bo ku mihanda senga Jane yatangiye gukarabisha turaza kugira ikiganiro kirambuye cyane tumubaza tutese senga Jane iki gikorwa cyiza cy'urukundo wagitekereje gute harakana kabanza gukaraba ariko by'umwihariko reka tubanze tubaze senga Jane we uraho neza umunyarwanda mu nzu kuri twese hamwe mu nzira aho uhihorere rwose uhihorere mu nzu ndabona noneho watangiye gukarabisha abana iki gikorwa wagitangije ute ese byakujemo gute kugira ngo ubashe kugaburira abana muri iki gihe kitoroshye abantu babuze ibyo kurya nk'umubyeyi nabonye ko bikwiriye yuko abana banjye kuba bariye narebye abo mu muhanda mbona n'abana nk'abandi nifuza ko nabo twasangira twabafasha twajya tubakurikirana ariko icyanteye iteka ryo kugira ngo nkore iki gikorwa ni umunyarwanda umwe wishe mugenzi we amuziza ko iby'igitoki byarambabaje binkora ku mutima ndavuga nti iyi ntambara ni ikintu twese duhuriyeho akagombye guhaguruka tugafata ingamba zo kukirwana nk'abanyarwanda mu gihugu cyacu aho cyavuye naho cyari kigeze hari heza usibye iki cyorezo ariko numva ko nanjye nabazana tugasangira nkabagaburira uko nzajya nshobozwa nzajya mbikora ubarinda kwiba ibitoki cyangwa se no kubomora amazu yabo ariko nabandi nabo ntabwo ibyo umuntu abakoze aba ari urugero kugira ngo nabandi barurebereho dufate ingamba nk'abanyarwanda dufate abana nk'abacu tubaganirize ntago bananirwa kumva tubarinde inzara niba hari icyo ushoboye gira icyo ubafasha nkuko nanjye natekereje rero nicyo cyankoze ku mutima nkaryama nababona nkabura amahoro nabatekereza ngahangayika ariko Imana ishimwe ntabwo ari abagusa rero nabandi hari abo twakiriye ejo hari abo twakiriye uyu munsi gutyo birakomeza uko turajya dushobozwa na Kristo duha imbaraga baticwa n'inzara rero bagize hano ukomeza bakarabishe noneho ubahe ibyo wabateganirije mu kanya uza kutubwira urakoze cyane I don't care what they do, and I don't care what
noneho rero ubu ngubu abana bamaze kurya ibiryo barasa nkaho rwose bamaze kumva ko bahaze ubu noneho Senga Jane wakoze cyane ngira ngo hari n'abandi babyeyi bashobora kubireberaho nk'uko wagiye ubivuga ariko by'umwihariko ugiye no kubahereza amata ndagira ngo neza ubive icyo bita imuzingo cyangwa se ubive imuzi kugira ngo utekereze gufasha bano bana baba ku mihanda ubagaburira muri kino gihe cya coronavirus. Bamaze kunywa kurya bashyiraho agakoma karimo inshyushyu tugende tubasanganira ariko rwose tugiye no kubaha agashyushyu kugira ngo nibura uyu munsi turebe ko nabo bagira ubuzima bwiza. Affection ni ngombwa ndi umubyeyi ngomba kuyitanga rwose nabo bagubwe neza n'ukuri. Ese ubundi ubwo ugenda ubuza amazina yabo nk'ubu wenda batangiriye hano genda ubahereza ibyo byose turebana Olivier tubibutse ko ari the choice noneho reka ubahereze bafata amata yabo hano maze tugutomere kandi ryoherwa. Iyi ni inshyushyu turimo dutanga abakeza ku bana kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza nkuko umubyeyi wacu Perezida wa Repubulika akomeza kudukamira. Ntitwigeze tubura amata, ntitwigeze tubura amahoro, ntitwigeze tubura umutekano usibye iki cyorezo gikozemo ariko ntabwo twaba ibisambo ngo twime n'abandi bana cyane rwose nubwo afite uragira uti nubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatanze amata yego ariko wenda wanabihorera bakagenda bishwanyuriza none ashakana n'ayatahane. Yego uyu ni umwana mutoya uwo ni umwana muto none se amata ntanyobwa ni umwana mutoya reka tugutomere. Yego aba bose ni ukugenda ubahereza. Ese madamu we witwa nde? Witwa Nyiransengimana Delphine. Delphine urimo urabibona ute uri mu kugaburira abana uri mu kubaha amata muri kino gihe kitoroshye urimo urabyumva ute? Ndimo ndanezerewe kubera ko ni igikorwa cy'urukundo kandi no gufashanya muri bino bihe bitoroheye abanyarwanda kugira ngo turi kubona abana nabo bazazamuka neza. Yego reka duce na hariya turebe n'abari abana bandi. Neko kira nawe ese witwa ndesha? Anta Rukundo. Hanyuma wakiriye gute iki gikorwa Senga Jane yabakoreye? Twabyishimiye cyane. Ubundi sara handi wigeze ubibona? Oya. Ububahehe bano muri Kageyo. Senga Jane noneho gira ubutumwa watanga ibyo byo byose iki ni igikorwa cyiza cyane ngaho utanga ubutumwa ku bantu bose bafite ubumuntu bafite umutima mwiza nk'ubufite. Igikorwa cyiza natanga nuko twakomeza gufasha abantu bafite ikibazo cy'inzara muri ibi bihe turimo by'icyorezo cya coronavirus gikomeje kuzunguza isi gikomeje kuzunguza ibihugu bitandukanye ndetse n'icyacu kirimo aricyo gihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri ntabwo bari kubikora kugira ngo umuntu yirate cyangwa yigaragaze ahubwo nuko Perezida wacu wa Repubulika intore zirusha intambwe yatweretse urugero rwiza. Ni byiza yuko twakomeza tukunganirana tukabafasha aba bana. Inkunga nayo iracyakomeje gutangwa mu midugudu hirya no hino mu gihugu ariko nawe mubyeyi munyarwanda aho uherereye hose gira umutima ukunda gira umutima utabara. Aba bana ubuzima barimo buragoye urabona ko hari abafite abandi babyaye bafite abandi mu muhanda nk'uyu mubyeyi rwose urabona ko aka kana gakeneye kugira ngo kagire ubuzima gakeneye gukaraba gakeneye kurya akeneye kukonsa karacyari gatoya. Gusa nkomeza kubwira abanyarwanda aho bari hose ko bakomeza kugira umutima ubunyarwanda ubumuntu mu nzu kuko mu nzira uyu munsi ntabwo biriho. Mu nzira ntabwo bihari ni mu nzu nimugume mu rugo mukomeze duhangane n'iki cyorezo kandi nzi neza yuko Imana yo mu ijuru izadufasha. Ikindi hariho inkuru ejo bundi nabonye kuri Twitter irankomeretsa cyane y'umuntu wishe umuntu w'iby'igitoki. Mana yanjye niba yibye ibyo kurya burya umujura mubi ni wakwiba imodoka n'uwakwiba televiziyo hari uwibira ingeso ariko uwibiye inzara
nimugire umutima ukunda, mugire umutima utabara. Yaje kwiba shonje, muganirize, mugaburira rye, namara guhaga umwegere, umubwire uti ntabwo byari byo, ariko umureka rye. Wimuhata inkoni, wimuhemba gukubitwa, wimuhemba gukubitwa, wimuhemba kumwica. Dusa nkaho ni umutima wa kinyamaswa, ni umutima, nta mutima wa kimuntu bari abantu bagaragaje. Ni ukuri n'abandi twese bitubera isomo, abari bafite uwo mutima wo kuba bakwica umuntu wabashe kuba yagira uko kuboko kurekure kubw'inzara, nyaboneka shyiramo inyoroshyo. Inzara iraryana, inzara iraryana, twikwitana ba mwana, kuko iki kintu cyose, iki kintu cyaje nticyagize uwo gitoranya ngo tuvuge ngo ni genocide yabayeho, harahiga umututsi. Oya, ni ikintu cyaje muri rusange. Rero duharanire kugira urukundo, duharanire kugira ubumuntu, duharanire turangwe n'umuco w'abanyarwanda waturanze kuva na kera na n'uyu munsi n'iteka ryose. Senga Jane, urakoze cyane kuri ubwo butumwa utanze, uhaye buri muntu uwo ari we wese. Nibaze ko abafite wa mutima nk'uwawe bashobora kuba babonye ubutumwa bwiza kugira ngo nabo batangire bakore nk'icyo wakoze. Ariko wenda tugana ku musozo, ese hari abantu babashije kugufasha cyangwa se ni wowe ubwawe watekereje uravuga uti reka nkore kino gikorwa nta wundi muntu? Ninjye n'umutware wanjye, nta bantu babashije kumfasha, ni mu bushobozi buke mfite. Ari ejo twaragaburiye, n'ubu harimo abongeye baragaruka, ari cyumweru kirakomeza, mu bushobozi ndajya nshobozwa, ndajya nkomeza mbafashe. N'abaturanyi batari bameze neza narabahaye, inzego z'ibanze zirabizi, n'abandi gutyo. Imana ikomeze dushoboze, n'abandi aho bari hirya no hino mu gihugu bakomeze bakora ubwo butabazi, ubwo bufasha burakenewe. Navuga ngo Imana y'u Rwanda iguha umugisha. Murakoze cyane, nanjye nkomeje gushimira The Choice itaryama idasinzira. Muri abanyamakuru b'abanyamwuga niko nabyita, nakomeje kureba asangira n'aba bana, aganira nabo bamwishimiye. Afite umutima ukunda kandi Irene nawe n'umwana wo kumuhanda. Irene nishimiye kumubona. Irene n'akana ko kumuhanda. Ibintu avuga yabahaye impanuro nziza kandi n'ubundi aracyakomeje. N'abandi rwose bagira umutima nk'uwa Irene. Uburyo impanuro yabahaye nzi neza ko hari kiri bumufashe, bamuganyiye, bamubwira uburyo bavuye iwabo, bamubwiye uburyo babyariye iwabo aho hanze y'urugo, ubuzima barimo ko butaboroye. Yasangiye nabo, yasangiye nabo. Ni ukuri rwose Irene, Imana iguha umugisha kandi kuraje. Nawe yaniyigire yindi Rene. Uraho neza mubyeyi, ubu ni gutya ni sawa ariko aya ngo n'umwana w'umuhanda mubara ariko ubundi umuhanda wugiye uryari mwana cyabyorere musaza. Yego, mbere na mbere yuko wenda nkandira n'uyu mubyeyi ufite umwana, tuvugisha ukuri, kubera ko buryo kukuri ntikwica umutumirano, niko bigenda. Ni n'igikorwa cyiza tubanza gushimira wowe n'abandi batekereza gutya. Muri iyi minsi abantu nibari kujya gukora, aba bana abo navugaga bacyagaho ibyo kurya ntibari kubabona, bivuze ko bafashe igihe kitari gitoya kugira ngo nyine ubane nabo mujye munasangira. Ni byiza ibyo bintu. Mu by'ukuri tubwira uti nararyamye cyangwa nari nicaye cyangwa byagenze gutya, ubona icyo gitekerezo? Iki gitekerezo ngewe aba bana ngira umutwaro wabo. Dufite ONG itarabona ubuzima gatozi bita Family Healing Action, kuva Igisenyi nigeze mpakorera kuri Zion Temple no bita Musoni Gakunde, nari muri Zion, ariko nkakunda aba bana, tukararana nijoro, twagira umunsi wo wa kane tuganira, nkumva impano zabo, vision bafite. Mu by'ukuri mpora ngira umutwaro wabo, mbafite gahunda yo kubakarabya, kuba nababoza bakisiga. Ntabwo mfite ibyo nabagaburira, ariko ugiye nzabona ubushobozi twajya tubakarabya bagasa neza. Na hariya bari mu muhanda ntibakirukankanwe nk'abantu batagira ubumuntu, usange buri wese amuhiga mukanga. N'umwana nk'abandi, murabona ko ari abana biza, n'abana bafite ikinyabupfura, n'abana bafite umuco. Rero dufite gahunda Family Healing Action yo gufata aba bana, tukazajya tuganira nabo, akatubwira iwabo aho yaturutse, akagara umurenge, umudugudu, karere, tukamuhuza n'umubyeyi we, bakaganira. Umubyeyi akatubwira ati
uyu mwana niwe wananiye cyangwa se umubyeyi umwana ati ni wowe wananije tukabijyana mu nzego z'ibanze kugira ngo aba bana bongere basubire mu miryango. Urareba nk'uyu mwana yabyaye undi mwana nta buzima bafite, ntabwo bameze neza. Reba kariya kari hepfo uruheri rurakisha, reba aba bana b'abahungu birababaje. Ni ukuri ndakubwiza ukuri, bafite ikinyabupfura, bafite urukundo, bafite kumvira, n'abana bazima mbaranye na bigihe kinini. Mu by'ukuri iyo wabyaye ndabona mukiri bato ntimurabyara dico. Iyo ndebye abana banjye batoya nkareba naba ntabwo mbatandukanya, ntabwo mbatandukanya kuko abangaba barangana n'abana banjye. Barangana n'abana banjye. Umwana akeneye urukundo, akeneye kuganirizwa, akeneye kuhanwa ari muto, aba bahanurwa. Ahubwo niki twakora ngo duhuze abo bana twongere tubahuze n'imiryango, niyo nyigo ndimo gukora. Ariko noneho muri iyi minsi ntabwo nabikoze kuko nari ngambiriye kubera izo ONG nari ndimo, ahubwo nari ngambiriye nararyamye ndasinzira. Ndeba ukuntu iki cyorezo kije nk'imvura y'impangukano, ndeba ukuntu cyajigeje isi. Ubwo abantu bayagaraga bagira bate mu Rwanda dufite amahoro, dufite umutekano, dufite nkurikira imbuga nkoranyambaga, narebye ukuntu abantu rwose badafite ubuzima bwiza. Ariko aha mu Rwanda bagufata ukajya muri karantine ukarya ukanywa ukaryama wenyine. Barakize mwarababonye babiri interview y'ejo nari ndimo nyireba kuri televiziyo y'u Rwanda. Mu by'ukuri umukuru w'igihugu yaje gutanga ibyo kurya, atanga ibyo kurya mu gihugu. Ntekereza mpita mfata imirenge 400 mfata uturere 30 mana nyagasani, ntekereza kuri iki kintu kije gitunguranye, numva ni ibintu ntashobora kwakira. Ndavuga nti muri duke mfite nange reka ngaburira abo duturanye badafite ubwo bushobozi muri umudugudu wa Kageyo. Muri duke mfite reka mpamagara aba bana bazi dusangire, bajye baza abangabe ejo twari kumwe, hari n'abandi nakiriye n'abandi. Igikorwa ntabwo gihagaze. Mu by'ukuri nkaba nsaba, ntabwo navuga rwose, ntabwo ari ikintu cyantunguye deco, ngira umutima ukunda. Nkaba numva ari ibintu bishobotse, mfite nk'agashinge gutera umuntu gukunda umunyarwanda nkuko yikunda, gukunda umunyarwanda wawe ukamukunda ukamurwanirira, byaba na ngombwa ukanamupfira. Ubwo nibwo butwari dukeneye. Urariye wujuje ibigega, abana bawe baranyweye barahaze, abandi bana mu muhanda baraburaye. Ese umuturanyi nawe waraburaye kandi wakubisemo utuvuta muri kariya gaceri muri turiya dushyimbo. Iyo umuntu afite amahoro ukagira rwa rukundo, ibindi byose ntabwo bikuvuna, ntabwo byamvunye kubikora, ntabwo biri kumvuna kubikora. Ni ikibazo kibanziriza cyane mangiye kukubaza. Numvishe bikomozaho mu kanya mu byongereye ndetse nakwita n'ubujura, harimo n'inzara. Hari inkuru dufite muri Rubavu, umuntu wamukubise bimuviramo urupfu kubera iby'igitoki. Bivuze ko wenda hari n'abandi batari gufatwa ariko bari kwiba ibyo kurya. Ubu umuntu aramutse like niki abantu bakora kugira ngo ubwo bujura gabanuke cyangwa se bucike? Buriya abajura bari amoko abiri cyane muri iyi minsi. Ndavuga abo simba shaka abo bibi bindi, ndavuga bibi biryo. Ariko rwose umuntu waje kwiba ibiryo yagaragaje ko ashonje, yaje atema kiriya gitoki. Ndumva birashoboka ko nyuma y'ubu buzima y'ibibazo turimo yanaganirizwa rwose n'uwo mwanya, ariko ukamugurutikaho ntuzongere. Ako deco gufata umuntu ukamukubita kuriya ukamumanika ukereka isi yose kuzi gukubita. Abanyarwanda twabaye yabicanyi, twabaye abagome, dufite umutima w'inyamaswa. Ntabwo biriya bintu rwose byagakwiriye kubaho mu muco w'abanyarwanda, mu bunyarwanda, mu bumuntu dufite. Namahano biriya bintu nabonye byankuye umutima, aho umuntu yirenguza inkoni nk'uhura ibishyimbo, nk'uhura amasaka, nk'uwica inzoka. Ntabwo biriya bintu biheruka kera cyane 94. Ntabwo umuntu bafite. Rero uwo muntu aje kwiba ibyo kurya, ibyo bishyimbo, ako gaceri, ibyiza kugira ngo tubikumire, tugire urukundo aho dutuye, kibahereze. Kandi abantu mu isibo dufite turabazi, abakinnyi barimo mu mudugudu turabazi, mu murenge duhana amakuru. Noneho muri buke twakusanyije tubahamagare, tubagabagabanye two duceri. Ufite agafuka k'amakara baheho, ufite agafuka k'akawunga baheho, agasukara baheho. Biragabanya kuba yaza kukwiba ninjoro. Erega nanone ibintu bitinze ntago wabimuryana, yabigutsindaho. Ibyiza rero nuko wagira gute kora utagombye guhatirizwa, bigira ayo marangamutima, urwo rukundo. Umunyarwanda remana umuntu w'ubunyarwanda, ubwo bumuntu ubitange, ubafashe nabo n'abantu.
nawe wabiboneye ubuntu arega nubwo wavunitse ariko burya ntabwo umugisha wisabira urizana urakora Imana igashyira umugisha mu byo wakoresha ntabwo ukoresha imbaraga arabakoresha imbaraga batarabigeraho sindumbukire simvuga ngo ndikwije ndihagije ariko umutima ukunda duke ufite dusangire n'abandi kandi Imana izaguha umugisha mu ijambo rimwe uri kutureba nimba azi ko yariye amenye ko hari umuntu utari impande ye kugira ngo rero anarinde ibye babisangire mu mahoro neza none se ugira ngo ibi bintu bimaze amezi 3 weho watunga imifuka 2 mu nzu watunga se ikiro cy'umufuka ariko buryo wa mugaburiye akavuga ati koko uyu muntu yaradufashije ubusahari wantererwe aba bana mbagaburira wampangara ntabwo byakunda nanjye iyo mbabonye ku muhanda iyo agize atya akagira icyo nkamubona naba ntashye nsaguye 500 ndayamuha uje no guhaha ngiye rwose nzajya gucukira umutekano ume n'ibintu byawe ngo twaje mbishyire mu modoka nta kibazo ngiye banyita itanga ishaka Eric ku muhanda bakwita ngo ikisomoza itanga ishaka Eric niryo zina ryanjye bwite inyene rusa iryanjye bwite nabatijwe na padi ndavuga iry'imihanda iry'imihanda DMX yego mwana twikomereze DMX ati zakurinda umutekano rero nyabuneka hari ibi bintu biri seriye the choice ntabwo ari ibintu byo gukinisha nta na santimazi zo kuba twa blague oya ahubwo bibe seriye tubigire nk'ihame dukunde rwose nk'ihame mu mutima wacu tugira umutima ukunda yego gutanga saga hato ariko mu munyarwanda mu muco nyarwanda impuwe n'urukundo n'imbabazi biraturanga impuwe n'urukundo n'imbabazi biraturanga rero nk'ababyeyi mufite aba bana bangana n'aba nimugira icyo mukoraho mutuye aho mu buturanyi inzara iraryana njye ndeba samusure kuri ntuza kuri cano yanyu avuga ati inzara iraryana bana nuko utabinaha ngaha inzara iraryana ubu akakuka mfite nuko nariye akakuka aba bana bafite nuko bagize icyo barya wabonye ukuntu bari bameze wabonye ukuntu bari barambaraye birababaje rero kuba watinyuka ukajya mu nzu ukarya umuturanyi wawe yaburaye ukajya mu nzu ukarya uyu mwana ari ku muhanda afite umwana nk'uyu w'umwaka amezi 8 ukajya mu nzu ukarya uzi neza ko hari umuturanyi urwaye rero iki kinyagwa iki cyorezo nshimira Minisiteri y'Ubuzima nshimira ubuyobozi bwacu Perezida wa Repubulika uraje ubishinga no kugira ngo amenye uko abanyarwanda twariye uko turi uko twiriwe Imana ikomeze imuhe kurama nshimira namwe the choice mutakwema uburyo mugeze aha birantunguye birantangaje nabibuka ukuntu mwanyarutse mukomeze mugire ubuzima buzira umuze kandi nzi neza yuko iki cyorezo Imana izakidukiza icyanyuma nuko mwabana mugire ubumuntu mugire urukundo mugire kumvira no kubaha no gukunda igihugu sibyo rwose biramutse bikunze iki cyorezo kikarangira ndashaka ko tuzajya tugira amasomo kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere tugashyira abana mu byiciro abacikirije amashuri tukareba ko twabasabira bagasubiramo nibarimo abarimo mushyire hejuru yego abakeneye kugira ngo basubizwe mu miryango tukabahuza n'ababyeyi babo mugasabana imbabazi sibyo mugasubira kuri mama wawe ngo akabura ntikaboneke n'iki ni nyina w'umuntu mugasubira mu miryango yanyu mukabubaha mukabumvira nimwe Rwanda rw'ejo igihugu gitezeho imbaraga sibyo mwagize neza kandi turajya dukomeza duhure tuganire dusangire kandi mujye mushyiramo metero mwifitiye urukundo rwanyu Imana ikomeze ibarinde kandi barange murakoze cyane ufite ikibazo yego yakomeza muganire ngira ngo ni ibintu byumvikana neza tutanabura n'ubundi rero kwifuriza aho umunyarwanda wese ari ntago wenda aba bitwabe kugira ngo wenda twerekane umuntu cyangwa se umuntu yerekaniweho ahubwo ni urugero rumwe nahoze mbikomoza aho mbabwira nti nyamuneka ibyo mufite mugerageze mu bisangire n'abari impande yanyu badafite turi mu bihe navuga bihe bitari byiza ihe ntago ari byiza ni icyorezo ngira ngo birumvikana ariko nubwo ari icyorezo ntitwabura kuvuga ko mu gihe ibiryo ari bikeya birasangirwa nutindikira imiceri n'amavuta n'ibikawunga mu nzu ukabirya wenyine mugenzi wawe ku ruhande inzara irimo iramuniga imutapfuna bubisi
nawe ntabwo uzabirya utuje byanga byemera, hari ubwo umutekano uzaba wuzuye. Ariko wenda tuvuga wenda nta nubwo babikwibye, byo tubireke. Kuba umuturanyi inzara yamwica cyangwa se umwana w'umuhanda inzara ikamwica, koko uzumva utuje wowe? Uzumva ari amahoro? Ibyo bintu bitekerezeho, maze ibicyo ufite ubisangire na mugenzi wawe. Mu kanya gato ndaza kuganira n'umumama wo ku muhanda, reka mbyite gutyo, afite abana babiri batoya b'incuke, abana nabo ku muhanda. Ubwo rero ntujye kure kugira ngo uze kureba ibyo twaganiriye. Ese yahageze ate, byagenze gute, abayeho ate nabo? Ibyo byose ni mu kanya gatoya. Ubundi we do it kama kawa.